Ibihe byiza nshuti bakunze ubumwete TV aho muri hose mu mpande zitandukanye z'isi, twizeye neza ko mumeze neza, by'umwihariko abari mu Rwanda mudukurikirana muri benshi cyane. Tubahaye ikaze rero kuri channel yanyu Umwete TV, tukubutse ngo niba utarakora subscribe cyangwa se ari ubwa mbere uje, ibuka gukanda handitse subscribe hasi ndetse ukaba no kunzogera kugira ngo ujye uva umwe mu babasha kubona ibyo tubagezaho bitandukanye, amakuru agezweho kandi yizewe n'andi wasanga uretse ku Umwete TV. Nta kindi rero kituzanye muri aka kanya ni ukubagezaho inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba, aho mu Rwanda hamaze kugera Alliens cyangwa se ibivejuru, aho biri kurasa abaturarwanda, aho ni mu mujyi wa Kigali, zahereye ziza ahagana kuri convention center Kigali Arena, kuri stade Amahoro ndetse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali harimo izi Alliens, aho polisi ndetse za gisirikare ziri kurasa zirasa izi Alliens kugira ngo barebe se baraza kuzimara, ese biri buze kugenda bite, ko uko bukeye ahantu hose uri kubona ziraje, se biraza kurangira bite, biraza kugenda bite. Ntucikwe rero mu makuru akurikiyeho kugira ngo tumenye se ibi bintu byarangiye bite. Ngahe nguko rero nk'uko mwabyiboneye mu mashusho muri kubona, ndetse turakomeza no kuyabagezaho. Icyo usabwa wowe ni ukubanza kureba niba warakoze subscribe, niba utarayikanze ukayikanda, kuko ukanakunzogera kugira ngo ujye uba mu wa mbere babona inkuru tubagezaho za buri munsi ndetse buri gihe, kandi amakuru yizewe n'andi wasanga uretse hano ku Umwete TV. J. Jean Paul, Umwete TV. Ciao ciao.